ishinze imizi cyane mu Rwanda. Ntago twiririmba indirimbo twiyimbiye cyane uretse ko nazo zirimo, ariko tugerageza no kwibutsa abantu za ndirimbo bagiye bakunda mu bihe byashize utabasha gusanga kuri platforms za YouTube kuko nta zari zihari icyo gihe. So nka Goals rero mu icyo ni kimwe mu bikorwa dukora, kwibutsa abantu indirimbo cyane cyane za kera. Abadukurikirana kuri YouTube yacu yitwa Goals n'ubundi Godomat Singers, hagiye hariho indirimbo nk'izo ngizo baze kwisura barabibona. Hazanyu mwanditse mvuze ko mukopera nta bwenge buri. Babwira ndagusobanurira neza ku kijyanye n'umuziki. Habaho icyo bita umuntu ashobora gukora indirimbo ukayisubiramo ariko wabiherewe uburenganzira na nyirayo, bitewe yamaze kubona ko ibyo wakoze ari byiza arakubwira ati vazi go ahead ushaka gukomeza. Goals rero n'ubwo umuco mwiza dufite, ari indirimbo ziba nko mu gitabo cy'umukristo, nyinshi zitazigira ba nyirazo. Dukora ubushakashatsi tukamenya nyirayo aho arabara nk'umusaza, tukamwegera akaduhereza ubwo burenganzira tukagira icyo tuyikoraho. Iyo tumubuze nabwo tureba ababishinzwe bakadufasha, nta kintu dukora mu buryo budahwitse. Ntago dukopera rero. Muzike yanyu murateganya kuzakora izanyu cyangwa muzakomeza muri uwo mujyo? Nkuko nabivuze nazo zirahari, ntago hari nk'iyo twahereyeho, ntago twakoze adaptation, oya twahimbye yari yacu, ariko ibyo tubikorera abakunzi bacu batureba, bakatubwira ati mwazadukorera ibi, mwagenda mubona mu makomenti. Indirimbo nk'amaproje dufite imbere nyinshi ni ubusabe bw'abakunzi bacu. Rero ntago dukopera, ahubwo dukora ibyo abakunzi bacu bashaka ariko binyuze mu mucyo. Ndacyari kuri wowe, muze kwihangana kuko wowe ngufite ibibazo byinshi. Nditeguye. Uravuze ngo indirimbo zose mu ndirimbo mumaje gusohora ubu ni nka zingahe ugereranyije? Ushinzwe tekinike ashaka kunyunganira ariko abo muretse ubwo ndakimubaza uze kumbwira. Ariko nkibaza ngo mu ndirimbo zose mwashyize hanze niyo ndirimbo wumva nawe ukavuga ati ni ibihe byose iyi ndirimbo ko ari zose? Ubwo se ndavuga zose ni nziza, ariko hari je nk'iyo nakunze cyane zose ndagiye nzikunda, ariko hariyo twaririmbye yabanjije ishize yitwa Misemo guhimbaza uhoraho. Buriya naje yanyibukije igihe cya kera nayumvaga kera, tuyisubiyemo imaze gusohoka numvira ryoshye cyane, yaramfashije cyane. Urakoze cyane. None wa muntu wa undi nshaka kubaza umubare w'indirimbo zibi. Umubare w'indirimbo ese nuwo mama yake? Yego. Hariho umubare ni zingahe indirimbo mumaje gushyira hanze kuva mwatangira muri covid? Mwe mwaranze kumva leta mwe mwarayisuzwe, nta bantu bundi bahuraga muri covid, leta mwe mwarayisuzwe ariko mwe murahura. Indirimbo kuva icyo gihe mwazitangira uyu munsi zimaje kuba zingahe? Ndabaza nkunganire, ntabwo twari twarasuzguye leta, twagenderaga ku mabwiriza. Amabwiriza yari uko abantu bemerewe kuririmba ari batanu batarenze batanu, ubwo twabaga twubahisha amabwiriza. Nicyo nashaka. Indirimbo rero kugeza ubu esheshatu. Esheshatu zimaze kugeraho, n'indi igiye gusohoka vuba kuva 2019. Hashize imyaka 7. Imyaka 7 mufite esheshatu, muri abanebwe. Dukomeze sibyo? Ntabwo turi abanebwe, ibintu byose ni urugendo. Ibintu byose ni urugendo. Byasaba kubanza kubitegura. So urahaya mikoro umuntu ukwegereye nawe atwibwire tunamwakire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Sinzayigaya Deogratias. Nkaba nanjye ndi muririmbyi wa Goals, abandirimba ijwi rya Buzz. Birumvikana. Murakoze. Kadushyirireho twumve. Kadushyirire ubwo nundi uririmba Buzz ahita azamuka tugende. Nta kibazo. Oya ye sinogenda ntashimye. Ubuze ukwakira buze ngo bose ntabwo ari baba, nta wundi uririmba Buzz hano, nta muntu wagera hagera. Mega Buzz mama yake. Ushatse kuvuga ko abandi bari hejuru yanjye? Bari hejuru yawe, asanga ari n'urimo hasi namubonye. Ikibazo cyanjye kiragira kiti muhuriye hamwe
muri abasore benshi sibyo kandi abasore buriya byanga bikunda turaderanja cyane muri izo ndirimbo zose zakoze ninde muntu wabagoraga muri studio no kuri tele ubagora mukavuga tuyunguyu abisaba kugira ngo agere kuri tele cyangwa se gukora bisaba ibindi. Urakoze umbajije ikibazo gikomeye ariko mbere yuko ngisubiza hari akantu nashaka gutanga gato nk'inyunganizi ku byo mujene yahereyeho. Goals yatangiye muri 2019 niho groupe twayifonze ariko muri 2020 niho yabaye nk'ikora cyane kubera ibihe twari turimo by'icyorezo cyari kiri ku isi hose cya COVID-19. Nako nagiraga ngo munganireho mfite ibikorwa byacu byabaye nk'ibitangira neza muri 2020 kugeza n'ubu ngubu turacyakora nta gusubira inyuma, gahunda ni ukujya imbere. Yego ambwira wabananiye hanyuma rero mucira ikinyama ikibazo mbajije kirakomeye ariko nkurikije ibikorwa twagiye dukora umuntu wagiye usa nkaho atugora cyane. Yego ariko uburyo bwo kutugora sinzi ubwo ushaka kuvuga ari ubuhe, ariko ndavuga nko muri recording inshuro nyinshi umuntu wadukerereje cyane ni uyu mugabo rwose nari mbizi nabivuga uvuga ati rwose umuntu namubonye. Yego ako wasanga nubwo abakereza ari ubikora cyane abishaka kubikora neza. Urumva afite umwihariko wiwe, hari ukuntu akora ibintu akumva ntago bimeze neza nk'uko abishaka, bigasaba ko rero yongera agasubiramo mpaka bigenze nk'uko abyifuza. Ni muri ubwo buryo rero yadukererezaga, ariko nta mutima mubi wabagurimo, ko ari kugira ngo ibyo akora binoge kandi bitanga umusaruro mwiza. Babiri basigaye rero kugira ngo buriya tubanze tubwire n'abantu ko burya muzi kuririmba. Babiri basigaye bafite ibibazo nabyo bibiri ndashaka twongeye tugacisha, ariko mutongera kunkubita akantu kangana nka burya abantu b'abasore so mwamaka tubanze tunyuze akandi kantu tubaririmbire banumva aya majwi ariko sibyo. Abantu bo kuri Emi Pro ni benshi, kiliziya zose zikurikirana ino channel bayirebe sibyo. Nabari live bose nyine urumva bakeneye kubumva tukabasuhuza byanga bikundara abadukurikiye, kandi bakwiye kumva amajwi yanyu kugira ngo tuzaze no kuri iyo sibyo tubasure. Ngaho mwanya ni wanyu. Murakoze. Kampereze microphone ushinzwe technique kugira ngo adufashe tangira asuhuza abadukurikiye. Abantu badukurikiye murakoze cyane, turabasuhuje dushimiye kubana namwe. Tugiye kuririmba rero indirimbo iyo umuvandimwe yigeze kuvuga ko yamufashije cyane, yitwa Misemo Guhimbaza Uhoraho. Yego Misemo jewe misemo guhimbaza Uhoraho, hitamo nawe hitamo guhimbaza Uhoraho. Niwo mwuga njyewe nahisemo, Imana yanjye iteka impora hafi, gukira no gukena nzabihabwa nayo. None muvandimwe nawe hitamo. Nzaririmba zaburi n'impimbano, misemo guhimbaza Uhoraho. Nzacuranga mbyine musingize, misemo guhimbaza Uhoraho. N'umuntu abandi mu bigeragezo, nibwo azahita nyumva akanyiza. Nubwo n'abandi mu bigeragezo, nibwo azahita nyumva akanyiza. Hari imirimo myinshi nagerageje, misemo guhimbaza Uhoraho. Nsanga ntawandutira kuririmba, misemo guhimbaza Uhoraho.
binzanira amahoro mu mutima, bikantera gukumbura mu ijuru. Binzanira amahoro mu mutima, bikantera gukumbura mu ijuru. Niwo mwuga njyewe nahisemo, Imana yanjye iteka impora hafi, gukira no gukena nzabihabwa nayo. None muvandimwe nawe hitamo. Yego. Byanga bikunda nari ngiye gutera ijisho ku bantu bakurikiranye. Ninde witwa Fulgence? Urimo? Urimo. Hari umuntu uri hari uri kubasuhuza rero. Byanga bikunda ki live namwe murajya mubareba abantu bari kugenda basubiza sibyo, ariko murakoze cyane. Indirimbo nayo ni ya kera, yahozeho kera, iri kuzo mufite abantu bagiye bayibona. Ubwo bayikunze rero mu kanya ndaje mbabwiraho muyisanga. Mera mikoro umuntu wari ukurikiye rero, twimanukire handi twavuye uyu munsi. Iyo sibyo ashara hano ni kure. Hano ni kure, ntago byoroshye, ntago babyoroshye. Rusizi na Rusizi, rundi Rwanda bakunda inyama abantu baho. Rundi ngo bakunda inyama abantu baho, ndazimerita ntubibona. Yego, akaboga. Ari umujene wambwiye ngo niyo wumva ishanu ngo kari guhumura, guhita ugura ubugari ugasonga ukagikoza ku muhungu. Juste ni ruzungu. Urumva urwo rukundo rw'inyama kuntu ruba ruhambaye cyane. Yego, kaba ari agaciyemo. Ariko reka tugaruke kuri diocese cyangwa aho amateraniro abera by'umwihariko nka groupe yanyu. Mubona ruwe musanzu mutanga ku bakristo binyuze mu butumwa mutanga mu ndirimbo, ese mubibona mute? Murakoze cyane bwana munyamakuru. Mbonera no gusuhuza abantu badukurikiye muri iki kiganiro n'abakunzi bacu muri rusange. Yego, ku kibazo cyiza rero mumbajije uti umusanzu groupe yacu God Almighty Singers dutanga, sinzi niba umbajije mu bakristo b'Icyangugu cyangwa muri rusange. Yego, tubanze duheri wacu turagaruka ku banyarwanda muri rusange. Yego, birumvikana. Icyambere turi abana bo mu rugo. Yego, baradukunda kandi ubutumwa dukora barabubona. Bamwe n'ababyeyi bacu, abavandimwe, ndetse muri rusange turi muri dukorera ubutumwa muri region imwe. Ku kijyanye n'umusanzu rero dutanga, icyambere dufasha abakristo kwitagatifuza, by'umwihariko biciye mu ndirimbo nk'ubutumwa by'umwihariko dukora. Banezerwa cyangwa se banezererwa yego ubutumwa dukora kandi baradukunda. Yego, ikindi cya kabiri dutanga umusanzu kuri diocese yacu cyangwa se muri paruwasi yacu by'umwihariko katedrale, kubera ko apart y'ubutumwa hari n'ibindi bikorwa navuga ngo biri spirituel dukora, biri hanze y'ubutumwa. Yigeze kubigarukaho umuvandimwe, yigeze kubigarukaho ko tuba mu yandi makorari, kubera ko abenshi muri twebwe n'abanyamuziki, dutanga umusanzu muri ayo makorari yacu mu kwigisha izo ndirimbo. Ariko by'umwihariko icyo nagarukaho ni kimwe, nuko dufasha abantu kwitagatifuza binyuze mu ndirimbo, ndetse navuga ngo nimba atari ubwirasi no mu majwi yacu meza by'umwihariko. Murakoze cyane. Ubu hari umusaruro byatanze? Yego, hari umusaruro byatanze. Groupe yaje ikenewe? Groupe yaje ikenewe. Yego. Yego. Ase naye abakobwa ibaho ngo nayo muzayintumirira? Nayo tuzi. Yego. Yego. Yes, kubera ibikorwa rero mufite turagira ngo twihutishe. Mbo umpere nundi nyuma yuko nza kubaza ikibazo abantu muri live hano, muwe mureba ikibazo kiri hano, muwe munakigaho, murakinsubiza abakigaho, sibyo? Tugarutse kuri groupe, wenda garuka kuri groupe cyane. Ngira ngo benshi bayisobanuye, ariko ntago bansobanuriye ahazaza ha groupe, intego ya groupe. Ese uteganya kugera he? Muteganya kuririmba muri kiliziya ku cyumweru, mugakora indirimbo, ibyo gusa nta yindi target muvuga iri imbere
nka groupe muhanze amaso? Murakoze. Nitwa Niyorurema Jealous, nkaba ndirimba ijwi rya tenoro. Mu by'ukuri icyo kibazo mumbajije, dufite umuyobozi wa groupe mbo ariwe utureberera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Yego. Ku bwanjye mfite igisubizo nasubiza, ariko igisubizo kinoze kandi kiryoheye amatwi numva ari we. Ako muyobo wamuresa akakidusubiza. Ngiye nshaka kureba koko niba muri groupe mujye mureka kumbeshya, kubera yuko mugomba kuba mwese muvuze umurongo muri kuganaho. Umuyobozi ko yakivuga ni sawa, ni byiza cyane kumvikana, ariko uyu munsi ndashaka wowe. Nibyo birumvikana, mbo ntago ngiye kure. Impamvu mvuze ngo niwe wagisubiza, dufite projet ndende. Yego. Nka groupe urumva dufite projet nyinshi. Rero naringize ngo muhakanya azi kuzikomozaho, anahera kuri icyo kibazo. Ako ntago agenda ntakubajije cyane. Hano harimo umuntu yanditse ngo ask them what they says about girls who dress inappropriately in Catholic music video. Ngaho rero umuntu wiyamina ariwe baha mikoro. Ariko igisubizo kirosho. Hoya babyumvishe na urumva uri kubabaza baranize muhereze mikoro. Abakobwa bo muri Katolike bambara nabi cyangwa batikwishe kwambara biteye nyine tubwira nyabone isoni. muri Katolike barahari wibeshye. Yego. Muri Katolike batwita universal. Yego. Just hari ukuntu abantu bashobora senabyita kudefinisa Katolike nkumva bari mu mujyo mubi. Yego. Urano kuvuga ngo imyambarire no gusenga Imana. Yego. Numva ntaho bihuri. Biratandukanye. Kuko hari umubiri hari n'umutima. Yego. Cyo ni cyambere. Cya kabiri kubitubaza turi groupe nk'iyi y'abajene, ubwo wenda uwo muntu nawe afite impamvu yabyo, ariko mu by'ukuri bari abantu abarimo sibye ko atari benshi. Yego. Numva ariyo mahitamo yabo. Yego. Kuko burya buri wese asengera aho ashaka, akambara uko ashatse. Icyambere ni umutima umwegeranya n'Imana. Yego. Yego, uwo muntu rero ikintu namusubiza kibanze nuko rwose buriya niyo urebye umuntu ukabona yambaye nabi, ushobora guhura n'umuntu ukabona we yambaye nabi, ariko ngiye mu marangamutima yanjye nkabona yambaye neza bitewe nuko mbyumva. Ubwo rero igisubizo namuha ni icyuko buri wese nuko abyumva. Yego. Ushobora kubona ari bibi, ngiye nkabona ari byiza. Cyakora nanone tudatatiriye umuco n'indangagaciro na kirazira nyarwanda, byo ni ibintu twasanze ni umuco dufite nk'igihugu cyacu. Ariko nabwo tugendane n'igihe, ntitukaye tubona ibintu byose muri negatifu. Nta guca imanza. Uko mbibona muri Katolike byibura dushobora kugendana n'igihe, niko mbibona ngewe. Henda tudakabije, tudataye bya bine nakubwiye. Kirazira umuco nyarwanda, ibyo ngibyo tugomba kubisigasira. Yego. Ni umurage twasigiwe n'abasogokuru n'abasokuruza bacu. Yego. Ariko nanone tukaba dufite umurongo ugana Imana.